Dore ibinyoma 7 abakene babeshywa hakiri kare bikazatuma barinda bapfa bakiri abakene. Ikinyoma cya mbere, ngo kora cyane cyangwa se ujye ukora cyane ibintu byose bizajya mu buryo. Ariko nyamara gukora cyane gusa bidafite icyerekezo nta kindi biguhindura cyo uretse gusa umucakara unaniwe. Kubera ko gukora ushyizemo n'akantu k'ubuhanga ndetse ukaba ufite n'akandi kantu wizigamiye ku ruhande, nibyo biguhereza ubwigenge. Ikinyoma cya kabiri, amafaranga niwo muzi w'ibibi byose bibaho. Nyamara siko bimeze, ahubwo ubukene niwo muzi w'ibibi bibaho. Kubera ko n'ubundi amafaranga niyo agaragaza umuntu uwo yari asanzwe ari we wa nyawe. Ikinyoma cya gatatu, uzajya ku ishuri wige noneho ubone akazi nyuma yo kurangiza, ubwo uzaba utekanye. Utekanye wirinda iki? Uzaba utekanye kuki? Kubera ko akazi gashobora kukwirukanisha cyangwa se aho wakoraga bakakwirukana, ariko uramutse wenda wikorera cyangwa se ufite ibindi ukora, ibyo ngibyo nta kintu byaguhungabanyaho. Ikinyoma cya kane, ngo abakire nibo bantu b'abagome cyane babaho hano ku isi kandi b'impfumfu ngo bimana. Ariko nyamara abo bakire bakubaka ibitaro, amavuriro, bakubaka insengero, bakubaka n'ibikorwa remezo. Ariko urebye neza, abantu b'abakene ahubwo nibo bubaka inzitwazo, bahora bari mu nzitwazo. Ikinyoma cya gatanu, ujye ubika amafaranga uzamera neza. Nyamara ikintu abantu batazi kubika amafaranga cyangwa se icyo bita kwizigama sevingi ntabwo bishobora kugutabara ubukene. Icyabugutabara cyonyine ni ugushora amafaranga ahantu ukayakorera, ndetse kandi noneho akajya nayo anakubyarira n'inyungu. Icyo nicyo cyagutabara ubukene. Ikinyoma cya gatandatu, ngo kuvuga amafaranga cyangwa se ibijyanye n'amafaranga ngo ntabwo ari ikinyabupfura. Ngo kukuba nk'imiryango cyangwa se abantu bakwigisha ibijyanye n'amafaranga ngo bikugira ubugugu cyangwa se bituma uba umuntu w'umunyabugugu. Ariko nyamara guceceka hagati y'imiryango nibyo bikomeza gutuma imiryango ikomeza kuba bakene cyane, ntibabiganiro cyangwa se ngo banashishikarize n'umuntu kuba yashaka amafaranga. Ikinyoma cya karindwi, ngo umunsi umwe nzaba umukire. Ariko nyamara umunsi umwe ntabwo ari umupangu, iyo si plan, ahubwo action cyangwa se ibikorwa bya buri munsi ushobora gukora nibyo bishobora kukubera umupangu. Bityo rero niba ibingibi ubyumvise, ndagira ngo nkubwire ko gukomeza kwizera bene ibi bintu, kontara y'ubukene izajya buri mwaka ikora riniyo yivugurura, uhorane nayo kugeza igihe uzapfira. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.